nzajya mpanga amaso umusaraba kandi niringire rwose ntaho utumbira umusaraba wari wigeranishwa n'umwanzi kw'igorogota nibyo bizambeshaho mbega amahirwe yanjye yo kuraba kwa Yesu. Haleluya. Reka mbahe ikaze kandi nkomeze kubifuriza kugomeza kugubwa neza, nizere ko mumeze neza hirya no hino mu gihugu aho muherereye, iburasirazuba, iburengerazuba, amajyaruguru ndetse n'amajyepfo, umujyi wa Kigali. Uwiteka akomeze abane namwe. Nanone iyi ni ya wa muyoboro wanyu ucishwaho ijambo ry'Imana, aho dufatanya gusenga, aho dufashanya mu bibazo bitandukanye. Uba ufite impano yo gusenga uretse ko nta n'utayifite, ni ubushake mu gusenga, ni ugushyiramo imbaraga, ni ukudacika intege, ni ukwifatanya n'abandi tugasabirana, ufite icyo arusha mugenzi we yaba mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'umubiri, tugafashanya. Niyo gahunda y'icano. Niyo mpamvu mbasaba gukora subscribe kuba utarayikoze, kuko ntarajya kureka mbamenyeshe ko iyo twari dusanzwe dukoreraho yagize ikibazo. Niyo mpamvu twifuje gutangira indi nshyashya. Rero ndagushishikariza wowe ukunda ijambo ry'Imana, wowe ushobora kwifatanya natwe mu gusenga, wowe ushobora kwifatanya natwe mu gusura abarwayi, wowe ushobora kwifatanya natwe muri gahunda zijyanye n'ijambo ry'Imana, gushyigikirana. Ntugende udakoze subscribe kugira ngo ubu butumwa cyangwa se uyu muyoboro usakazwe ugere kure, kuko ijambo ry'Imana ntabwo ari ryo ryo gupfukiranwa ngo ntiribe urumuri rugera hirya no hino. Niyo mpamvu uzakora subscribe Imana izamuhe umugisha utagabanyije. Ngaho reka mujye mukomeza mubana natwe. Ufite icyifuzo turagusengera cyangwa tugafashanya gusenga. Wowe ushoboye kuba nawe wasengera bagenzi bawe, uhawe ikaze, ntabwo muhejwe, kuko ijambo ry'Imana cyangwa urusengero rw'Imana nta muntu n'umwe uhejwemo. Buri wese araza akahakirizwa, agahumurizwa bitewe n'ibihe twagiye tugira. Mukomeze mugire byiza, Imana ibarinde. Uwiteka Mana nziza, Mana ikiranuka, wera w'Isiraheli, igitare cy'amahanga, nongeye kugushima. Ngushimiye ko tugihumeka umwuka w'abazima. Tugushimiye Data uburinzi uba waduhaye nta kiguzi. Tugushimiye Data ibyiza byinshi utugezaho. Nyamara Mwami Imana, ntabwo ari uko turi beza, ntabwo ari uko tuzi gusenga cyangwa tuzi gusaba kurusha abandi. Hari benshi bari mu bitaro kuri iyi saha, hari benshi bahuye n'ibibazo, hari benshi bahuye n'impanuka, hari benshi Mwami Imana batakiri kuri iyi si, hari benshi umutima wabo wihebye wagiye kure, ariko Mwami Imana twe turacyari bazima. Nanone nongere mbisubiremo, si uko hari ubwiza cyangwa uburanga cyangwa gukiranuka cyangwa kugukunda cyane tubarusha, ahubwo ni ubuntu n'andi mahirwe uba wahaye umwana w'umuntu wemeye ko dukanguka. Mwami Imana, uduha andi mahirwe yo kureba umunsi mushya, uduha andi mahirwe yo gukora imirimo isanzwe. Nushimwe, nuhabwe icyubahiro. Mwami Imana ishobora byose, ngaho nkweretse Mwami Imana uwihebye, nkweretse Data ubabaye, nkweretse ufite ibibazo bitandukanye, nkweretse uri kwibaza icyo amaze kuri iyi si, nkweretse uri ushaka kwiyahura. Mwami Imana, ugende ubane nawe, ugende umuhumurize, ugende umusange, kuko nta wundi murengezi wacu kuri iyi si. Niwe murengezi w'ubugingo bwacu, niwe murengezi w'ubuzima bwacu. Mwami Imana, umwururutse umutima ubwo azongera kumva afite ibyiringiro muri we, ni ukuri azagushime, kandi natwe tuzazamura ibendera ryawe.
Imana ngaho eza imitima yacu, weze ingingo zacu, weze data, weze ubugingo bwacu mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Turavuga tugacumura, twarira tugacumura, turifuza, turebye kuri iyi si tukifuza, ariko ibyiza ni uguhazwa nawe. Uduhe kunyurwa n'uko tubayeho, uduhe kunyurwa n'ubuzima ducamo bwa buri munsi, uducire inzira Mwami Imana aho zitari, uduhuze n'inshuti z'umumaro, uduhuze n'abadufitiye umumaro mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Uturemere amashimwe mashya, uduhuze n'inshuti nshyashya kandi nzima. Data, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, niwabidukorera tuzagushima kandi tuzaguhimbaza. Gitare cy'amahanga, uri mwiza kandi urahebuje, n'ibyiza byinshi utwifuriza. Ngakomeza ubane natwe, wivange mu byacu, ubane n'abacu, ubane natwe, mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye, amina.